Imaze ndi muri Amerika naho nakuriye ubuzima bwanje bwose. Yego. Hariya wabanaga n'umuryango? Mfite umuryango wose niho bari. Ababyeyi, mama, papa, abo tuvukana bose. Bari hariya. Niho bari. Igihe kirageze rero uravuga ati reka subire muri Afrika nje gushaka umutambukanye. Musaza umbyara na papa nabwo yavyishimiye. Ntabwo yishimiye kuza mu Rwanda. Ubwa mbere. Nawe nyene bubi ntambara mu madini nabo dusengana bose barangwanya. Bakugwanyaga kuyihe mpamvu? Kuyihe mpamvu yatumaga bakurwanya? Ntabwo nyizi. Buriya babumva ko kuzino ko nzagira ikibazo. Akavuga nuge mu Rwanda uzagira ikibazo uzahura n'intambara umenye ko uri umuntu nyene urumva uzahura n'intambara. Ariko kuvuga ngo wenda reka umuntu tuzamusengera afite urugendo azagenda muri Afrika reka tumusengera azagira urugendo rwiza. Kuki wowe wapanze kuza muri Afrika? Buriya kuzino cyane mu Rwanda. Kuzino buriya n'umugisha. Ko cyane kugira ngo babashe kubyakira no kuvyumva. Urumva wumva nyene ntabwo byashoboka. Ariko rero nazi nk'umwana wabo benagenda babwira ko ngafite ubukwe kandi mfite n'umusheri mu Rwanda kandi uko buzabera mu Rwanda ndababwiye kuko ari ababyeyi banze ndumva ko bazanshigikira bakazamfasha bakamba hafi nk'umuvyeyi ariko nabwo ari bose urumva nk'umusaza wenda byaramugoye kubyakira harabamo babyakira nabwo namenye imitima y'abantu ntabwo ndi bucira umuntu urubanza ngo ntabwo yabyakira ntabwo wabimenye hakurumva hari ibyo nagiye mbona nk'amaso yanjye mbona ibintu biragoye pe genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Intangiriro z'umwaka wa 2024 nziza cyane turabasuhuje nyiri twasamu gakire n'abagenzi banje batandukanye turi kumwe hano twakiriye umuvandimwe ntago ari ubwa mbere n'ubundi tuzaga tuganira ariko ntago twari duherukanye. Yesu ashimwe Charité. Nahimbazwa. Umeze neza? Meze neza. Umaze kumenyera? Maze kumenyera cyane. Ikinyarwanda mbere waje utakivuga neza none utangiye. Ubu n'ubukebuke. Buke. Ndagerageza. Yego. Reka mbere yuko dutangira iki kiganiro reka tubanze dusenge. Ntibyaba byiza? Byaba byiza cyane. Yego reka tubanze yagize Imana bane natwe. Yego. Turagushimiye Mana uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Turagushimiye kuri agakanyuduha kuba imbere yawe bane natwe dushigikire ubwo ngiye kukuvugira Mana bane nanje ubwo ngiye gutanga ubuhanya nkavuga ineza yawe naho wankuye unshigikire bane nanje Uwiteka ndasabye mwamushoboze n'abanyamakuru bose bari hano ubaho umugisha ndetse dushigikire Kristo twirukanye imbaraga mizukuzima imbaraga mizumwasi imbaraga mizo za Satani aho turakwingiza bari uganza kana ruyobora uzobokoze urakoze kubyumvise no kubwizina ryawe Yesu Kristo amen. Amena. Ku bantu badukurikiye hari abantu bakubonye bwa mbere Charité ninde ni muntu ki ugiye kwibwira abantu nyine bakumenye neza? Amazina nditwa Akimana Charité. Nkaba ndi umusore uva muri Amerika. Yego. Nkaba ndaraje muri iki gihugu nkuko abantu benshi babizi mfite ubukwe. Ariko uyu munsi ndaje kuri kamera nishimye mfite agahinda n'umubabaro. Yego. Ako kantu buretse mbere yuko nkageraho Charité yagiye kuba muri Amerika. Mbere yo kujya muri Amerika ibyo ari byose hari ahandi wabanje kuba buriya ndavukiye muri Tanzania ariko nkurira muri Amerika. Ndagiye ndi umwana muto twagiye 2006 hagati 2006 na 7 muri imyaka 17 ntumva nyimaze ndi muri Amerika naho nakuriye ubuzima bwanje bwose. Yego. Hariya wabanaga n'umuryango? Mfite umuryango wose niho bari. Ababyeyi, mama, papa, abo tuvukana bose. Bari hariya. Niho bari. Igihe kirageze rero uravuga ati reka subire muri Afrika nje gushaka umutambukanye. Uyu munsi ubu n'ubwa gatatu ngaruka ariko. Yego hari igihe twigeze duhura. Ubwa mbere. Ubwa mbere uza numva ko twahuye dushobora no kuba twarakoranye ikiganiro. Birashoboka ariko. Kwa Karosi mu rugo. Kwa Karosi yego. Yego. Ngira ngo buriya bwari bwa mbere nzino ariko byabaye intambara. Ari ubwa mbere nzino gusa. Benshi bumvise yuko ngiye kuza mu Rwanda habaye intambara. Ku babyeyi bawe? Ku bavyeyi ndetse no ku bantu bari hanze. Ku nshuti
mu idini nabo dusengana bose. Zabaye intambara ziva kuki buriya kuko sinzi impamvu buriya abantu bagira imitima sinzi uko batekereza buriya kuko bumvise ko ngiye kuza mu Rwanda bumvise yuko nzagira ikibazo ntabwo benshi bifuza yuko ndaza muri iki gihugu ahubwo kubwo umugambi w'Imana kuko ndaje kubwo umugambi w'Imana bwo kubera umugambi ntabwo ari kubwo imigambi y'abantu rero ntabwo abantu benshi babyishimiye ndetse n'umusaza umbyara na papa ntabwo yabyishimiye ntabwo yishimiye kuza mu Rwanda ubwa mbere nawe nyene bubi intambara mu madini nabo dusengana bose barangwanya bakugwanyaga kuyihe mpamvu yatumaga bakurwanya ntabwo nyizi buriya babumva ko kuzino ko nzagira ikibazo akavuga nuge mu Rwanda uzagira ikibazo uzahura n'intambara umenye ko uri umuntu nyene urumva uzahura n'intambara aho kuvuga ngo wenda reka umuntu tuzamusengera afite urugendo azagenda muri Afrika reka tumusengera azagira urugendo rwiza kuki wowe wapanze kuza muri Afrika buriya kuzino kuzino buriya n'umugisha ko mvuga ko ari umugisha kuko mbifitiye amateka kuko bwa mbere ari umukozi w'Imana witwa Karosi twaze tuganira mbere kuko gukizwa nakizwa hagati mu mwaka 2019 mu kwezi kwa 12 ari Karosi gusengeye ico gihe Karosi ntabwo twavugana urumva ariko ico gihe kuko nakurikira ubuhamya ndari umupagani nk'abandi buriya kubatizwa suko gukizwa umuntu abatizwa agakomeza gukora ibyaha akanasambana akiba ibyo byose akabikora ariko ndiko urumva ico gihe narakizwa mbyita kuko nabwo nari nkijijwe kuko narakora ibyaha ndaratukana urumva nkakora ibintu bidashimisha Imana ubwo nabwo n'ubuhamya ariko rero kubwo umugambi w'Imana Imana impamagarara hagati korona igiye gutangira wakira gakiza ndakira gakiza Imana yobwa nyisanze ntabwo ari umwana w'umuntu ntabwo ari umuntu wambwirije hari Imana insanze rero cyo gihe Imana insanze nubwo urumva cyo gihe nabwo ubuhamya ndarabwanga pe ariko mfite mama we ukunda ubuhamya yarabwumviriza ariko ikintu ndanga pe ndumva umuntu wavuga Imana cyangwa gukurikirana ubuhamya ariko rero cyo gihe rero nkikizwa ubuhamya bwa mbere ndabanze kumviriza umukozi w'Imana witwa Karosi rero gihe mwumviriza nkunda ubuhamya bwiwe nkunda wena kumva amateka yiwe Imana yamukuye n'ibyo Imana yamukoreye nico gihe rumva n'Imana ariyo Imana ikigirane impamagara numva Imana ntangwe kuyikunda ntangura kunda ubuhamya rero ico gihe nubwo natenga gukukirana abantu benshi numva rero gihe nubwo ndavugishe Karosi numva Karosi nabwo apfa numva nubwo wamwandikiye ntabwo ahita gusubiza go kanya urumva afite uburyo ayobogwa n'Imana akabaza akanasenga yaranafite n'abantu benshi cyane yarafite n'abantu benshi yego urumva rero gihe rero ndaramwandika imubwira ngo rero ko nifuza ko tukazavugana ico gihe pe ndari mu nzira wumva yagakiza ntangwe kumenya Imana buriya ntarakomera ariko nari mu bigeragezo nabwo uko iyo hamagawe n'Imana unyura mu bigeragezo buriya na Satani ico gihe Satani araguhiga ndetse kugukura kugira ngo usubire inyuma rero ico gihe rero muri corona nubwo pe namenye Imana yobwa yaranyisangiye ntabwo abantu benshi babizi nabo dusengana bene barambona ko ndi umuntu wahindutse ko ntabwo bazi aho Imana yagizene yankuwe n'ubyo twahuye n'Imana rero ico gihe rero nubwo wenda ico gihe ndarandikiye Karosi nkamuza mwandikira hari gihe yansubiza akambwira ngo tuzaganira urumva rero we yarafite igihe rero afite igihe rero ico gihe nubwo ico gihe tutaravugana we haciye nk'amezi kugira ngo abashe kugirane kunsubiza tukaza tugana nk'ibisanzwe ubwo nubwo nagiye menye n'Imana Imana nzigazigirana inganiriza ibintu byiza mbwira amakuru mbwira amateka yanje yose n'umugambi Imana ifitiyeho hako so ko abantu bose bavyishimiye urumva ico gihe nubwo natangwa guhinduka mbundi umuntu abantu batazi n'uyu munsi abantu batazi kuko buriya nubwo mba ni muri Amerika abantu twagenda no kubeshi nabwo banze bashaka kuvuga ati umuntu wandi wa kera kuko cyo gira mu buzima nkunda umupira umupira ni ikintu ndakunda cyane ntabwo buri Imana iguhamagaye hari ibintu igirane ureka Imana ituma ndeka ikintu cyitwa umupira ndawureka ndawuvamo ariko ntabwo ari kubw'imbaraga zanze ni kubw'imbaraga z'Imana buri Imana ihamagara umuntu yabanze kumutegura izi ico umuntu buri Imana yareze ibyo nzanyuramo
ariko nshimira Imana uyu munsi kuko Imana yangize uwo ndi we abantu wenda abantu batabyishimiye abantu babigwanya urumva rero nabwo nubuhamya kuko hagati muri byo byose mu gakiza kanje nagiye muhura n'intambara urumva reka tubanze turebe ku muryango wawe wowe urakijijwe abo mu muryango wawe nabo bari baramaze kwakira Yesu cyane bose barakijijwe bose bari bakijijwe bari bakijijwe urumva ko yari amahirwe yuko urumva twese niyo ndabanze kuvuga kubatizwa siko gakiza urumva yego niyo nzira ariko umuntu abatizwa ntabwo ari kuvuga ngo nakarakijijwe uko yabatijwe kuko arababatizwa uyu munsi bakanagwa bagasubira inyuma bagasura mu byaha urumva yego icyo gihe nari mbatizwe ariko urumva abantu baravuga Imana ndetse urumva ndakuriye mu muryango mwiza pe ndetse abantu basenga batuma naze wene nkunda gusenga Imana ingira neza imimana yo girana yo gucuranga nacyo cyatumye naze nguma hehe mu rusengero kubera ndacurangira amakorari yego urakijijwe ugize n'amahirwe uvukiye mu muryango ukijijwe umenyanye na Karosi mutangiye kujya muvugana mu Rwanda sinzi nta famiye uhagira nta n'abandi bantu wari uhazi wenda uretse Karosi mwasenganaga no twasengana uricaye uravuze ngo ngiye kujya mu Rwanda yego buriya no kuzino kuko ndamenye ibanga ni gusenga buremo nta kintu nakora ntasenze no kuzino ubwa mbere ndabanze gusenga Imana kuko nabisenge nuko naze narota mbona naze nagiye muri ico gihugu pe ndaje mu Rwanda nkabona ndurindege nje mu Rwanda ariko ico gihe muri corona nubwo nari nshaka kuza hako corona iraza hagati muri corona nyene hako birapfa urumva nubwo nagiye nshaka passport byose ndabishaka urumva muri corona rero uko navuze ngo nzaza ko bigena kose nzaza ngene kureba wenda umukozi w'Imana Karosi kuko ndamukunda pe buriya abantu benshi buriya Karosi n'umukozi mwiza pe n'umukozi w'Imana akorera Imana rero cyo gihe navuga ati ngire cifuzo ndetse nabisengera Imana ako buriya ni Imana yari bishaka konza hano kuko naho nyene ndahakuriyeho umugisha urumva rero ubwa mbere cyo gihe rero ndamubwira rero nzaza twaza tugana ngo nzaza kukureba ahubwo cyo gese namubwira ngo igihe nzazira kuko nabwo narinze umunsi wenda umwaka aho cyo gihe namubwira ngo nzaza kukureba akambwira ngo nta kibazo ngo nikaze cyo gihe nibwo naje henje nyene ubwa mbere nyene urumva nta muntu narinze kiretse Karosi kiretse na group abacuzi bende nabo bagirane basengana kujya kuzukurikirana amakuru kuri YouTube kuko uje bagenda bakoresha ibiganiro nuko nage nanze mbamenye harabo twabona ndabona ubwa mbere nkavuga ati umuntu ndamuzi nubwo ntazi izina giwe hakarona mubonye kuri YouTube nawe nuko nyene kugira ngo umenye nuko nakubonye kuri YouTube urumva rero ubwo rero cyo gihe rero nubwo ndazina ntabwo nta bantu benshi narinzi pe nta n'umuryango ufite ino hakoreye kuzina muri iki gihugu nizo mpungenge umuryango wari ufite kubera ko ugiye mu gihugu ntazi urumva nta muryango ufiteyo ariko babumva kugenda hari ikibazo ako buriya kuko ni ikintu nasengeye ngisenge bumva n'urugendo nasengera igihe kirekire cyane pe mbwira Imana ariko Imana numva kuko narota naze nkunda kurota pe harwo ngirirwa amahigwe naze nkarota umva ico gihe narota ndarota senga mu buzima maze kumenya Imana ndamenye ibanga ryose nigwirana gusenga yego ibanga no gusenga uraje bwa mbere murasenganya na Karosi usubiyeyo urongeye uragarutse none ubu mu minsi ishize mpita numva ko harimo gahunda z'ubukwe oya ubwa mbere nzi ntabwo benshi babizi wene ndavuye ubwa mbere nzi hakuye umusheri ndahakuye umusheri yego urumva kubw'Imana yego umva rero nabyo n'amateka nabo byabaye intambara intambara aho nsengera no mu nshuti zanjye nabo dusengana ndetse n'umusaza bimubera nabo bizana intambara urumva ubwa mbere nzi bibwiye abantu ntabwo abantu benshi babyishimiye kuko benshi bavuga ngo uzagwa uzagira ikibazo ngo uzapfira mu nzira ibyo byose buriya nubwo ibintu niko nabivuga ntabwo mbyishimiye kuko buriya ibintu byagiye bimbabaza bitewe n'abantu tugirane dusengana urumva nabo dukwana umurimo w'Imana ndetse no mu muryango mbamwe urumva mu muryango wenda n'umusaza wenda ndumva we yakugirana buriya ushaka ufite umuvyeyi abavyeyi buri nubwo umwana yakora we buri ushaka utamushigikira byagiye gukora akura namusengera
yego uramusengera ntabwo wene makanye kuko batansengeye ntawamenya umutima w'umuntu ariko buriye bitewe ko nabona abantu ko bagenda babigwanya nta muntu wambwira amagambo meza anyifurize ngo wene ngo uzagira urugendo rwiza Yesu azakurinde Imana izabane nawe oya ariko rero reka manze numva aka kantu ugiye mu gihugu bari kukubuza kujyayo none ungaruye inkuru yuko wabonye n'umusheri kandi ntabizana izindi ntambara uko ngarutse ino naho nyene bitangaje ko mfite umusheri mu Rwanda byabaye intambara urumva byabaye intambara kuko buriye reka mabwire buriye ari Imana yatuvuzeho abantu batazi buri umuntu yangwanya ariko nabwo abantu bangwanya ko batanze ari ijambo Imana yamvuzeho ariko rero cyo gere abantu babatanga kumenya ko mfite umusheri hehe mu Rwanda byagiye biba intambara kubona bavuga se umuntu tutazi ngo bizagenda gutenga na bumva nyine kuko bitashoboka yego ariko nazi nari amakuru ndari mfite Imana yari yamaye rero kuzinore ndazi nore uko nagemenye neza ko ari umugambi w'Imana ndahaza inshuro zingahe 3 zitatu zose nzino muri iki gihugu ubu n'ubwa gatatu meruka kuzina 2023 nongera kugaruka muri uwo mwaka nyene ubu izo nshuro zose wagiye uziza warahabonye n'umusheri ni byiza cyane kuko wari waje muri gahunda zo gusenga ariko uhita Imana ihaguhera umugisha yego uri gutegura ubukwe ndetse buzaba kuri uyu wa gatandatu ariko niyo mpamvu rero hari intambara nyinshi cyane nararwanyijwe buri intambara zirahari gakira intambara za niyo mpamvu uyu munsi navuze ngo reka ndicare kuri kamera ambwira abantu ndetse naze mfite ubuhamya aho Imana yankuye urumva ndetse nagiye ngo n'intambara nyinshi ariko uyu munsi ari ibintu bimbabaje kuko urumva afite ubukwe ku wa gatandatu ariko warwanyijwe n'umuryango n'inshuti naho usengera ko batabyishimiye kugira ikibazo cyo kuvuga ngo ubukwe bwawe bushobora gupfa kubera bwawe ari benshi bavyifuza nk'umusaza ntabwo yagiye nyifuriza ibyiza urumva kuko yagiye ngwanya buri hari amagambo yagena ambwira yakagena yambabaza urumva akambwira ati ngo buriye nabwo ari umugore wawe akambwira ngo kubera izi nama zose zimo zibaho buriye nabwo buri Imana nabwo Imana ibishaka nabwo Imana ibishigikiye urumva nk'umukozi w'Imana akambwira ayo magambo akaguca intege akancika intego buriye ndagwanye intambara nyinshi abantu batazi haba mu madini nabo dusengana abantu kumva yuko mfite umusheri no buriye cyagiye mperuka ino ubwa kabiri ngarutse nubwo ndagiye mu rukiko Bumva biba mu makuru biba muri bigera kuri YouTube ariko nabyo bizaniki intambara yego turimo tuganira na Charity ibyo ari byose ngira ngo ikiganiro turi kuganira mu kanya akavura kari kabaye nk'akagwa gato ngira ngo tugiye gukomeza n'ubundi wari kutubwira ati nafashe urugendo rwo kuva muri Amerika nzi naha nje gusenga mahurira n'umukunzi muri gupanga no kubana ngira ngo ni muri iyi weekend kwa gatandatu ariko ati ubukwe bwanjye buri kwitambikamo cyangwa se ndi kubona hari kuzamo intambara nyinshi cyane izo ntambara nizo ugiye kudusobanurira nk'umuntu wakunze umuntu kubera iki ababyeyi baba bamukubujije gukomeza gutsimbarara ya buriya gakire icyanzanye uyu munsi yego ntabwo ari ugusabye abantu yego urumva ariko wenda n'ubuhamya nazo mfite uri umuntu avuga ibyo yanyuzemwo n'ibyo yaciyemo ni nka kubwira abantu ariko n'uyu munsi uyu munsi kuri iyi tariki urumva nazo nakeneye ubufasha buturutse ku bantu kuko urumva muri ubu bukwe mfite burimo intambara pe kandi intambara zitoroshe imiryango yaragutereranye yego kuko umuntu ashobora kumva ngo umuntu uvuye muri diaspora yego ari gusaba ubufasha gute ko twari tuzi ko ahubwo aba diaspora ari uyu munsi ho magaze urumva hari intambara nabwo n'ubuhamya niyo mpamvu nazo uyu munsi nshaka kubwira abantu urumva aho Imana yankuye n'ibyo Imana ikora ku buzima bwanjye ndetse nkabwira n'abantu yuko nkeneye ubufasha bwabo nuko bakanshigikira kuko numvanye muri uyu munsi kuri iyi tariki mfite agahinda bitewe n'ivyo wenda uyu musaza karagirane wenda buri ari umuntu wenda akuvugaho nabi kugenda uvuga kubwira abantu yuko ndi umuntu mubi urumva bigatuma abantu batagirane batamfasha kuki watsimbaraye ku mukobwa kandi famille yawe iri kumukuboza buriye uwo wakunze bo waramukunze ndetse n'Imana ibirimwo nta kibazo buriye ndagina yego aricyo nagiye mvugana n'Imana ari Imana yagimbwe nawe nyene n'umugore afite amakuru urumva rero kubwo urumva nko navuze ubwa kabiri nzino ndavuye ino urumva twasezeranye mu murenge ntabwo nsubiye hariya ngo bwari bwa kabiri umva suye muri Amerika nawe nyene biba intambara
bitewe n'ibyo abantu bagiye bumva mu makuru ngo ntabwo navuze nabwo buriye nari mfite impamvu niyo mpamvu ndazi uyu munsi ndigushaka kubwira abantu aho Imana yankuye n'ibyo ndanyuzamwo kugeza uyu munsi ntabwo ndaza gusabya abantu cyangwa kuvuga abantu nabi ariko ndaza kugenda naze nka gusaba ndi gusaba pe nubwo navuye muri Amerika naje pari ibyo nkineye ndakeneye ubufasha bw'abantu n'ukuri kuko mfite ubukwe kuwa gatandatu uyu munsi no kuwa gatatu harabura iminsi mike nkabukora hari ibintu nkeneye urumva ariko rero kubera n'abantu rero abantu kumfataho nabi no kumva amagambo atari meza aturutse wenda mu miryango cyangwa mu bantu dusengana biturutse wenda no ku musaza bigatuma n'abantu bagirene ntibakore ntibanshigikire niyo mpamvu rero uyu munsi rero nshaka yuko abantu bakeneye kumva ko kurumva Imana yo ubwa mbere irashoboye urumva rero gukundana n'uyu mukobwa dukundanye uyu munsi urumva ni umuntu ndakunze pe ntabwo ari umwana w'umuntu nta muntu waza akamanurira ngo naka ngo numukundane uri umugore wawe oya jewe ubwanze ndaramukunze n'Imana ibi bamwe Imana iradushigikira urumva rero mfite ubuhamya urumva uyu munsi nashaka kubwira abantu mu nzira ndiko nanyuramwo cyangwa mu ntamba ndimo nanyuramo uyu munsi ntabwo byoroshe urumva ntabwo byoroshe n'ubwo bwa kabiri n'izino umukobwa twagiye turasezerana mu murenge ntabwo nsubiye muri Amerika b'intambara mu madini n'abantu dusengana amagambo aba menshi bose baba bakubwira iki bahuriza kuki bumva nyine ngo nake yakoze ibi n'ibi ntabwo yavuze ngo twaratunguwe n'ibi bo cyangwa bari bafite undi mukobwa bashaka kugushyingira ibyo ntabwo mbizi buriye ntabwo wamenya umutima w'umuntu ariko urumva ntabwo byagiye byoroha mu miryango ndetse na papa nabwo yagiye agira abyishimira kuko zigushyigikiye urumva ntabwo arizo urumva hari zimwe nyine zishigikiye ariko kuri iyi saha ntabwo nta muntu n'umwe afite pe uko buri muntu atabasha no kwandika kubaza se ngo bimeze bite se uko bwagenze neza se uko urimo ubwitegurira neza se bimeze bite nakubaza uri unyene ico gihe uri wenyene urumva nabo ndari mfite buko nabo ndize bari kuzaza baturutse Burundi bo mu miryango nabo nyine nago bazaza ni ukuvuga ngo aba famille yaguteranyije nabo famille yawe birashoboka ko kuri uyu munsi urumva no kwera imipaka y'igifungwa bo nabwo bashobora kuza ino urumva uyu munsi ndijenyene nta muryango ufite muri iki gihugu kiretse inshuti ndi kumwe n'Imana Imana niyo ya mbere pe nayo ya mbere naho ko bakugera kugeza uyu munsi ni kubera Imana pe nibyo yakoze mbere ni kubera Imana hakumva rero icyo nshaka kuvuga no kurumva izo ntambara zose zibaho ku buryo abantu batagiye babyishimira bumvise ngo mfite umukobwa mu Rwanda ntabwo benshi babyishimiye bumvise benshi bagiye banyita yuko ndaguye mpamfata nk'umuntu wenda yagize uwaguye utagihagaze mu Mana urumva Yesu banyita amazina bamwe banyita nyine mfite abadayimoni ngo barandoze urumva rema amagambo mu rugaba amagambo menshi n'umusaza ntiyavyishimira ku buryo wenda ndahora mu nama z'umuryango zo mu rugo buryo wenda ndahoranya gahinda pe kugeza n'uyu munsi ntabwo tuza tuganira nta n'undi muntu muvugana we wanyu mu rugo wenda mama aramvugisha nabo tuvukana ariko urumva wenda nka papa nk'umubyeyi nka papa wambyaye nta nubwo pe azampamagara wenda ansuhuza ndetse urumva n'ubukwe yagiye bumenya ko mbufite wenda nk'umubyeyi yari kumfasha nubwo wenda yumva koko bidashoboka umwaprochinga uramubwira ati yego nayivuze yego mfite ubukwe byose yego naco navuze abyakira nabi urumva ntabwo uruba kuvyumva byarabagoye ariko buriya barkunshigikira nk'umwana wabo ukanshigikira nk'umubyeyi nka papa wambyaye urumva ukanshigikira ko bigenda kose mu nyuma ukazabona igitangaza Imana izakora kuko bushoboka wagwanya ibintu utabizi yuko Imana ibirimo ariko mu nyuma ukabona ineza y'Imana urumva akabona icyo Imana we yagize ni yavuze yatuvuze. None ko uri kumva mu bukwe bwawe ugiye gukora ntabwo harimo umugisha w'ababyeyi oya ko bigenda kose umugisha urimo nubwo umuntu atashigikira iyi Imana yaguhaye umugisha nta wakwambura umugisha buri umuntu ashobora atagushigikira mu bintu urimo ariko Imana igushigikiye ntaco babimaze nta kibazo naco bitwaye urumva shoko ntabwo we batanshigikira ntabwo namenye imitima yabo ariko pe muri iyi saha nta muntu mfite urumva nkeneye ubufasha urumva watangiye gukora ubukwe wumva ko uzashyigikirwa n'ababyeyi yego
naco cyamba ababyeyi nibo ba mbere bigeze hagati ababyeyi bawe ntago babirimo barakwihakanye barabyanze mbese yego banze kugushyigikira yego none se ubu ntago bishobora gutuma usubika ubukwe oya ntabwo byashoboka buriya gakire kuko Imana icyo Imana yavuze ko bigena kose Imana iragisohoza ndizera Imana pe ndetse ndakoreye Imana Imana ndarayikoreye ufite icyizere yuko Imana izabikora ubukwe ni ikintu gisaba gutegurwa buriya bajya bavuga ngo ubukwe iyo umuntu afite uburyo wenda we yiteguye ukaba ufite n'imiryango n'inshuti baragushyigikira ubukwe bukagenda neza we ku ruhande rwawe ukavuga ati njyewe ubwanjye wenda nariteguye ariko ku ruhande rw'umuryango baranereranye yego urumva nk'uyu munsi soko ntiteguye yego ubukwe nk'uko ubuze burategurwa pe ndetse cyambere uranabusenga kugira ngo Imana izabubemo umva gusenga narasenze ariko kugeza iyi saha urumva nazi ndakina amaboko y'abantu tuzadukina amaboko y'abantu umva wenyewe wabakora bishoboka ariko ari gihe ukina amaboko y'abantu abantu bakagufasha bakagushigikira umva nazi iyi saha ni nayo nijo nkeneye amaboko y'abantu nta muntu ufite urumva ndetse nabo nari nizera wenda bari kuzanshigika wenda bakazamfasha ntabwo ndamenye imitima yaho ugeze iyi saha ntacyo abantu baramfasha abantu baraza kumva ngo umudiaspora ari kugira ari gusaba inkunga byakomeye kandi dusanzwe tuzi ko iyo umuntu inaha yagize ikibazo duvuga ati abadiaspora nyaboneka twese uko bigenda kose nubwo butiye muri Amerika ntabwo ari ijuru yego Amerika iri ku isi pe urumva numva rero ko bigenda kose ugeze hose ari gihe ugera mu bibazo ukakenera abantu urumva ni ndetse muvuze ko tugira umutima nk'uwa Kristo bivuze ko cyame n'urukundo gukundana nahura n'ikibazo umufasha umube hafi kugeza ubu ngubu ukwe bwabuzaba kwa gatandatu n'ibiki bikugoye ubu ngubu ni byinshi ariko ushobora kubwira abantu uti nyaboneka urumva turakena ibyo kujya birakenewe urumva imodoka nzagenderamo irakenewe urumva ndashimira Imana yatwisuriye sare irahari urumva n'ibindi byinshi birakenewe urumva inkunga y'abantu ubufasha bw'abantu amaboko y'abantu ndayakeneye pe ko bigenda kose nokuri abantu nibagufashe ko nawe hari igihe witanga gugafasha abantu mu gihe rero nawe uri mu bihe bitakoroheye navuga ko ubukwe ni ikintu gikomeye kandi urumva ntabwo aho bigeze ntabwo waba ukibisubitse oya ntabwo byashoboka ko bigenda kose Imana irabukora kandi buzagenda neza ariko niyi saha nanjye wizere usenge cyane nico kwizera nupe ndizeye niyo mpamvu uyu munsi ndashaka kubwira abantu yuko uko bigenda kose umuntu hari ibyo umuntu anyuramwo ariko nubwo umuntu anyura mu ntambara ariko nabwo bivuze yuko umuntu mwamuta ariko urumva nubwo mwagira n'ikibazo n'umuntu ntabwo wamuta aho bigaragara yuko umuntu agukunda umuntu azakora gukunda n'uhura ikibazo hano hari pasakoro dushaka kubaza ikibazo murakoze cyane Samu Gakire ikibazo nabazaga mbere yuko aje mu Rwanda ukabona umusheri cyangwa se fiancé usubiyeyo ubiganiriye umuryango we muri Leta z'Ubumwe za Amerika babyakiriye bate kwanza byabigoye cyane kugira ngo babashe kubyakira no kuvyumva urumva wumva nyine ntabwo byashoboka urumva ariko rero nazi nk'umwana wabo be nagenda babwira yuko ngafite ubukwe kandi mfite n'umusheri yego mu Rwanda kandi uko buzabera mu Rwanda ndababwiye kuko ari ababyeyi banze ndumva ko bazanshigikira bakazamfasha bakamba hafi nk'umubyeyi ariko nabwo ari bose urumva umva rero nk'umusaza wenda byaramugoye kubyakira harabamo babyakira nabwo namenye imitima y'abantu ntabwo ndi bucire umuntu urubanza ngo ntabwo yabyakiye ntabwo wabimenya ariko urumva hari ibyo nagiye mbona nk'amaso yanjye mbona ibintu biragoye pe mbona bizanye izindi ntambara ku buryo urumva hagiye havugwa amagambo menshi Bwana Charite iyo ukurikiranye ukareba umuryango wose utarakiriye uburyo fiancé wawe wiboneye mu Rwanda gukunda niwe wagombaga kwikundira nta muntu ushobora kugukundira fiancé nta wagukundira umugore ngo ntibyashoboka wowe niwe wikundira ukabwira umuryango ko wabonye umufiancé wifuza kuzabana nawe umuryango wawe kutakira umugore w'umunyarwandakazi wari wabonye n'uyu munsi wa none witegura gukora ubukwe tuzatakura ubu wa gatandatu bari bafite undi mugeni bifuza kugushyingira bitandukanye n'umugeni wo mu Rwanda ntabwo mbise ubona ari iki cyatumye urumva ikibazo cyabo wumva kuba babigwanya kwigwanya kwabo buriye nyine bari bafite impamvu
urumva bafite impamvu uriya ashobora kuba yarafite umuntu yarashaka yuko nagirane cyangwa ntabwo bashaka ko uzarongora umukobwa uvuye muri birashoboka birashoboka hari benshi bakubwira ati naho abakobwa aho usengera nabo nyine nako byari bimeze urumva nako byari bimeze buriya ashobora bumva koko ntakene gushaka umunyarwanda bakifuza ko nzashaka umuntu w'umunyamerika cyangwa umuntu utuye muri Amerika urumva ako nibumva koko ko nashaka umunyarwanda ahubwo bavyumvise byazanye intambara mu bantu benshi pe n'inshuti nzi. Uyu munsi wa none ugiye gukora ubukwe kuri uyu wa gatandatu, bizakirwa bite mu gihe uzaba wakoze ubukwe usubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Witeguye gucana umubano n'umuryango wawe, cyangwa se kama mbaye uravuze uti jewe uwo nakunze namukunze, Imana impaye PS yanjye nashakaga nta bindi? Uko bigenda kose uwo nakunze naramukunze, yego, ndetse n'Imana ibirimo. Nta muntu uzaza kumenya ngo nakumureke kandi naramukunze, n'Imana ibirimo pe. Icambe nuko urumva icambe nuko twahawe ijambo. Hari ijambo Imana yatuvuze, hari Imana yatuvuzeho. Rero uyu nuko yego uwo nakunze naramukunze, ntabwo namureka. Urumva ntabwo namureka, nta nubwo ababyeyi bambuza kugirane kumukunda naramukunze pe. Ndamukunda cyane kuko namawe n'Imana. Ubare ko bigena kose rero nta muntu uzamumbuza cyangwa atume ngo ntandukanye nawe. Yego. Watubwiye yuko muri iki gihugu nta muntu w'umuryango wawe n'umwe urimo w'inkomoko y'amaraso yawe. Yego. Kandi wabonye umufiance w'umunyarwandakazi. Wavuze yuko uwitwa Karosi, umuhanuzi Karosi, ari we yabwirije ijambo ry'Imana, urafatwa wumva ko rwose wakira neza agakiza mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe, biza gutuma ubona umufiance w'umunyarwandakazi kubera ko wasenze. Gusenga nibwo buzima, gusenga n'imibereho. Uyu munsi wa none witeguye ute muri ubu bukwe buri bube kuri uyu wa gatandatu? Hari famiye y'umuhungu hakaba na famiye y'umukobwa. Uyu munsi wa none Imana yaba yaraguteguriye famiye izaba yitwa famiye yawe ku ruhande rw'umuryango wa papa wawe? Uyu munsi nabo bavuze ko uyu munsi ndi jenyine nta muntu ufite, ariko hari uburyo hari uburyo mu muco nyarwanda tuvuga ngo umuntu yambitse ingofero. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo famiye Karosi, kuko wenda ni naho nibo bakwakiriye ubwo wazaga mu Rwanda. Ubwo ni ukuvuga ngo Karosi na madamu we nibo bazaba bakuri hafi, n'abandi bantu musengana ngira ngo bo mu bacuzi. Oya buriya nta bantu ufite agakanya pe ko bigenda kose. Urumva nandize yuko urumva mfite ababyeyi barahari pe, ariko urumva agakanya. No mpamvu uyu munsi ndiko nsaba abantu wenda nkanabwira abantu yuko Imana yoca mbere irashoboye. Ubwo ndizeye Imana yonyine, kandi nayishoboye pe, ni nayo izabikora. Ubwo Imana yabuvuzeho. Hako iyi saha nta bantu ufite. Umva ari ikintu tugiye gukora. Yego. Kubera ko ubukwe bwawe Imana iburimo kandi ikabizabutaha ikabuzanagenda neza. Reka tureke kugira ubwoba, tureke no kugira utahubwo mu byo ukeneye byose kugira ngo ubukwe bwawe bugende neza. Ubyereke Imana, ubundi ubwira abantu badukurikiye nimero yawe ya telefone kugira ngo Imana n'uwo iri buze gukoresha. Uyu munsi yego nicyatumye nze hano nuko wena ufite agahinda ndanababaye kuko nta bantu ufite pe, kandi akeneye n'inkunga y'abantu bakamfasha bakanshigikira kugira ngo ubukwe buzagende neza. Ubukwe buzabera he? Kuri Mezo. Yego. Urumva abantu bakamfasha bakanshigikira. Uzashingirirwa hehe? Kuri Mucyahafi. Yego. ADP. Yego. Urumva rero ndakeneye ubufasha bw'abantu bakanshigikira kugira ngo nanze mbone uburyo nagira nakwitegurira ubukwe. Urumva ndakeneye ubufasha bw'abantu, ni ukuri pe, ndabingize ndabasavye. N'Imana ibakoreremwo ibagendere, ni ukuri pe. Bamfashe Imana ikora ibitangaza, ubukwe buzagende neza pe, nzagaruka mbashime mbabwire ivy'Imana yakoze. N'Imana nzayishima. Gusabiye inkunga ivuye mu ijuru mu izina rya Yesu, amen. Nimero yawe ya telefone ni 078 20 15 443. Iyo nimero ni yande? Iyo ni ya sheri wanje. Ya sheri wawe. Yego. Ubwo rero isubiremo keshi hanyuma uze no kuyiduha. Ni 078 20 15 443. Yego. Iyo niyo nomero.
none se ahubwo icyo twibaza Samu Gakire yego nta buryo buhajyaho urubuga rwa Charite urwashete rwakorwa cyangwa urwishyirireho ubwawe ariko nanone iminsi yagiye kuri uyu wa gatandatu iminsi yagiye iyi nimero dusize ahubwo uw'Imana iri bukore ku mutima kumva yamushyigikira udatekereje byinshi udashatse gutekereza ngo kandi ngo ni umudiaspora ngo kandi ngo ni Samu Gakire rero ibintu bijyanye n'ubukwe urabizi uracyari umusore yego gihe ubukwe ndabuzi nsobanukiye ubukwe icyo ari cyo ubukwe ntabwo ari ikintu urumva ibyo yari yiteze byose ntabwo byamubereye byiza yari yiteze afite umuryango wishoboye afite inshuti afite abavandimwe ariko urumva famiye yaramukoshonye muri uku kumukoshona rero umuntu waba uzi ko Imana yigeze kumugirira neza yaba azi ko yabonye igitangaza cy'Imana agatekereza akavuga ati nibutsaho Imana yankuye nafashe uyu musore w'Imana namufasha nawe Imana yabimufashije kuko jewe nakoze ubukwe nzi umunaniro w'ubukwe nze stress z'ubukwe uyu muntu wese witegura kwakira PS iyo ari yo yose avuga ngo mana ndagusaba PS nafashe Charite uko Charite agize urukundo yarafite abanyamerika ba muri Amerika bafite ubwenge gihugu bwa Amerika hari aba muri Kongo hari abarundi kazi hari abaki ariko yahisemo umunyarwandakazi aravuga ngo uyu ni w'Imana yampaye nanjye mpaka tuzagendana paka tuzasengana paka tuzabana paka nzamukunda paka rero dusabe buri muntu wese wumva iki kiganiro kuri aya macano na macano menshi atandukanye ubu twese iyo nimero turayishyiraho nyamuneka mufashe aba bana b'Imana namwe uko mubafasha Imana izabafasha yafashe indege ava muri Amerika ataje kureba se ataje kureba mama we yaraje kubw'urukundo yazanye urukundo niba arazanye urukundo nawe ukaba ukeneye urukundo nuzaguha urukundo waba umugabo wubatse umugore waguha urukundo umugabo waguha urukundo famiye guha urukundo tanga urukundo kuri uyu mugabo w'Imana uyu musore w'Imana iby'Imana izamukorera azagaruka ashime kandi mubazashimira nawe uzabakoze icyo gikorwa nawe uzaburimo Imana ibahumukije murakoze amen